ariko niba ritaraboneka ntabwo bitubuza kuba tuvuga warikina twumva ari kirinye turahagarika kuvuga ariko reka twe dukomeje ko buriya muri tekinike bifata quelques minutes cyangwa seconde kugira ngo niba ribonetse Ngarama hano wari wanditse ati arabanza agashima ati Serge urakoze na Ngarama ati mbariza ibibazo nk'ibi nabyo abanyarwanda Ngarama sinzi impamvu cy'abanyarwanda bakiri mu bibazo by'amoko kandi Rwanda ntabwo ikibazo ari amoko kiriya kibazo dufite mu Rwanda ntabwo ari ikibazo cy'ubwoko ahubwo ni ikibazo cy'ubutegetsi bubi. Arabaza ati amoko yose represente eske wapima amoko te nababonye mwari abagabo mweza n'abagore beza ariko ngiye ngo njye gupima amazuru sinzi uburyo ndayapima. Arabaza ati amoko yose represente icyo gisubizo wamuye icyo gisubizo abantu bajye bareka gukabya abantu babazi ibibazo arabazi ibibazo ubunari ibibazo nabwo bitaba bisobanutse. Ngarama Jean Bosco mubona kuri radio ya Karame Rwanda TV kufatanye ni radio na radio Itahuka. Ngarama Jean Bosco ngewe umunyarwanda mubona mu ndorerwamo yuko mubona mu ndorerwamo y'ibyo tekereza cyangwa ibyo ushaka gukora. Tuvuga urugero rw'umunsi wa none twari mu gikorwa cyo kulocinga cyangwa se gutangaza ku mugaragaro inama nkuru y'igihugu iharanira demokarasi mu Rwanda. Abantu bayijemo narebye mubare n'abayijemo niyo mvuye n'umuntu ndamubaza ndetse iwanyu ni hehe akambwira ati ni Gitarama ni mu Ruhengeri cyane Kigali. Hari n'abambwe bari nabo nabajije barambwira ngo nabo muri za Ndiza abandi bo muri za Rurindo. Voilà, ibyo nibyo mbakeneye kumbwira rero ngo umuhutu cyangwa umutwa n'umututsi umuntu ugitekereza ibyo rwose ubyibagirwe. Ndagira ngo nkubwire bazakurikira ejo bundi namwumvisha ikiganiro cyatanzwe n'ura musaza Christopher Fizi wigeze wa chef wa Ureforo ariko uvugana n'inkotanyi ari Kigali mu kinamico bari bakoze ariko hari akantu gato yanyujemo keza gakosotse kandi gafite ubwenge nayisanzwe ngenda njye nkavuga wenda ariko kubera byavuzwe n'umuntu mukuru nanubaha n'umunyabwenge ya plus yaravuze ati mu batutsi abamwimbwa mu bahutu abamwimbwa no mu batwa abamwimbwa. Ibyo rwose bakoma n'amashyi byaranantangaje niwe muntu wa mbere wavuze iryo jambo i Kigali bakoma amashyi barabyemera. Nagira rero mbwira uwo muntu uri kuvuga iby'abahutu n'abatwa n'abatutsi ntabwo ari byo duharanira impinduka mu Rwanda ibindi mu byihorere. Wowe ukiri ku bintu byo guharanira abahutu n'abatwa n'abatutsi wasigaye rwose narangije. Ijambo ko ugize neza nicyo kibazo nyine kubera ko u Rwanda FPR ruciyemo imigabane abanyarwanda baciyemo ibice kandi usanga bamwe babigwamo nk'imitego bigatuma badatera imbere ugasanga bitudindiza byaba mu bikorwa byacu bya buri munsi. Nk'ubu ngubu umuntu aricaye ati ese amoko yose represente yariye ariko ari n'uwavuga ati biri big deal ntabwo twabiminimiza bitewe n'amateka yacu abanyarwanda uburyo tuziranye. Hari uwavuga ati okay ntabwo turi welcome ese ari wakumira umuntu kutajyayo kandi bavuga ngo nibo benshi ugashakamo n'uwo kubara inkuru akabura bari gutwereka ofisiye muri RDF nta muhutu bakatwereka abakozi bari nta muhutu wabonamo bakatwereka ofisiye muri polisi nta muhutu wabonamo. None icyo gihugu cyabaye cyabande ese abahutu muracyagira igihugu cyangwa ibyanyu byarangiye kera mukaba musigaye kuronka intama namwe mukitwa mukakomeza kwihisha muri wa mutaka ngo witwa ngo ndi umunyarwanda ariko byagera ku cyitwa umunyarwanda we uwo munyarwanda baye kwate uwo munyarwanda ninde? Dore abanyarwanda musabwa kuba maso ndetse mugacana ku maso bitari ibyo aho mugana. Ndagira ngo mabwire ngo nugushira nugushira nimba abantu bavuga ngo nta moko kiba mu gihugu ariko mukaba mubona ko hari amanama agaragara ndetse akagaragara ko agaragaramo abantu bamwe gusa. Ndagira babwire ngo aka ni akaga kandi ejo n'ejo bundi muzabona ko Pascal ibyo nababwiye atari ikinyoma. Icyo kintu abashaka mu cyumve cyangwa se mu kihorere. Ukuri nuko niba bavuga ngo hari inzego zose urubyiruko rwo mu nzego zose ngo bahuriye mu muhuro cyangwa se mu mukutano witwa igihango ukagenda ugasuzuma hose ugasangamo nta n'umuhutu wo kubara inkuru wasangamo utabona ko ari danje se nyine utabona ko ari ikibazo ninde.
ibi ngibi turababwira rimwe na rimwe bamwe bakagira ngo mu by'ukuri turabanyamoko ariko ndababwire ngo iturabanyamoko kuko abatutsi turabana abatutsi batubyariye ababyeyi nibo batureze nibo bagize gute twarabanye turaziranye ibi rero nitubivuga ujye umenya ko tutari abanyamoko ahubwo ariko kuri abantu bagomba bakanguke ndetse n'ubwoko nabwo bukanguke bumenye neza ko umwanzi nta kiza bifuriza nimba mukeneye kubaka igihugu lazima ko ibyiza by'igihugu abana bose bagomba kugira gute bigomba kubageraho nimba inzego z'umutekano zose nta n'umuntu wo kubara n'umuntu wo kubara inkuru nabo bazanye bakabazana andi mawonesho ariko bakagera naho bahurira nabo bahutu bashobora gusangamo n'umwe mustekereza ko ibi bintu bizatugeza kuki ibi bintu ikiza bya bituzanira n'ibihe ndagira ngo mbabwire ko ari akaga nyaboneka ibi bintu FPR Inkotanyi cyatsi yabihagarika bakamenya ko abenegihugu bose bagomba kuba bangana abenegihugu bagomba guhabwa amahirwe angana abenegihugu bagomba bose gushyigikirwa ariko nimba bakomeje kubakira kuri aya macakubiri yayende bashinja abandi ariko bongera ngo ibi ni ibihamya bikomeye cyane bigaragaza ko baratubeshya ariko muri uko kutubeshya bakamenya ko nabo baba baribeshya nimba koko bakeneye kubaka igihugu ibi bintu babihindure ibi bintu babikosore bitari ibyo aho tugana si heza kandi bizarangira mu by'ukuri ibyo bavuga ngo bagezeho imyaka n'imyaka bizarangira mu by'ukuri bibaye bararuhiye ubusa ngayo nguko rero bahutu bene mama simbanga abatutsi bene mama simbanga ariko kuri tugomba kujya tukuvuga nimba hashobora kubaho inama z'imifatano bakazita ko mu by'ukuri ari urubyiruko bajye bongeraho ko ari urubyiruko rw'abatutsi ntibakatubwire ko ari urubyiruko rw'abahutu mu by'ukuri kuko nta rurimo icyo kintu cyitwa abanyarwanda ndi umunyarwanda iki kintu ni ikintu FPR Inkotanyi yatuzanye cyo kutubeshya ko mu by'ukuri twese ko ibi byiza bitugeraho ariko nimba tutagaragara mu nzego z'ubutegetsi mushaka kumbwira ko ibyo byiza byatugeraho dute ese nibe ibaze kumva ngo haba umukutano w'inzego zose ngo urubyiruko rukora mu nzego zose z'ubutegetsi ariko akabaramo n'umuntu wose wo kubara inkuru wagira ngo abo bantu ntibakibaho nyamara mucunge neza ko wasanga wanamugani FPR Inkotanyi yaramaze gushoboza wa mugambi wabo wo kubarimbura ndetse ngo kubageza munsi ngo ya 50% asigaye kabaseguza abanyamahanga